kwari umucanshuro mu gitondo yagukoresha ubona kwari insuzugurwa mu gitondo nkahora yubashywe ubona kwari umugaragu byahinduka nawe akaba bosi ubona ko agukeneye none ejo nawe wamukenera Uwiteka azarengera abayuda ntiyari gutinyuka kurwanya umugabo Moridekayi ntiyamenye ko nubwo ari ku irembo ariko ejo azaba ari ibwami Vashiti amenya ko ari umwana witwa Esiteri ntiyari gusuzugura umwami ngo yange kumvira itegeko yari kwitonda kandi akitonda uje witondera ejo yari kwitonda kandi akitonda muje mwitondera ejo hari ibintu nabonye mu isi mbona abantu bakirengagiza numva nakibutsa buri wese ngo ajye yitondera ejo ubona ko ari umukene ejo mwahura ari umukire urya mwana uvuga ngo ni cyana ejo niwe uza kuyobora urya ubona yiga bimugoye ejo uzamusaba serivise urya ubona gutegeye amaboko byahinduka ejo akaguha muri none ntihazagushuke ejo utazasaba uwo wimye ejo ujye witondera ejo 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 ujye witondera ejo 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 ujye witondera ejo 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 ujye witondera ejo bari bateye imbabazi niyo bajyaga mu bandi nta n'ijambo babahaga barakoreshwaga cyane ndetse babacunaguza uyu munsi n'abakoresha ndetse abandi n'ababosi niyo mpamvu mubwira nshuti ngo ujye witondera ejo kuko nasanze iyi si irakosa ikagucuza kandi nasanze umugongo Uwiteka ntawe udaheka niwe uzamura abantu yabamanura agakubita hasi Banyarwanda ndetse namwe Barundi reka mbanze mbasuhuza ngira nti amahoro gusa hari inama nifuzaga kubaha nuhura n'umuntu ukabona yarakubiswe muri make ukabona byaramucanze uzirinde kumufataho ijambo uzirinde kumufatirana n'iminsi arimo kubera yuko umunsi Uwiteka anyuranije ibihe bazakorwa n'isoni nuhura n'umuntu
uzamuka umusozi uzirinde kumufataho ijambo ngo nuko muhuye wo umanuka wazamuka, uko umunsi mwahuye amanuka nawe uzamuka wazakorwa n'isoni, kubera yuko Uwiteka ajya anyuranya ibihe. Wari wishimye ejo akaba ababaye, wariraga uyu munsi ejo akaba arimo araseka. Ndabizi yuko hari benshi bajya bishingikiriza igihe barimo ikabatera gusukura bagenzi babo. Ushobora kuba uyobora uyu munsi ejo nawe ukayoborwa, ushobora kuba ukoresha abantu ejo nawe bakagukoresha. Hari benshi bari hejuru uyu munsi bari hasi, hari n'abandi bari hasi uyu munsi bari hejuru. Abo ruganda bahurira ikigambo, be careful tomorrow. Na ndugu zetu za Tanzania na Kenya, huyu mnayemusikiliza ni Jean Paul Kimanuka, msanii kutoka Rwanda. Naamini kwamba mnanifuatilia. Kiukweli usifanye kosa la kumdharau mtu, maana Muumba wake aliyemuumba akimubadilishia maisha na akimuinua utashikwa na aibu. Uje uipondera Alhamdulillah.